Muraho neza, ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'urugendo rwose rwo gutwita kuva asamye kugeza abyaye. Mu gice giheruka twasobanuye gutwita icyo ari cyo, tubona n'ukuntu bitangira mu mubiri w'umugore. Uyu munsi turarebera hamwe ibimenyetso bya mbere byo gutwita, turebe n'uburyo umugore abimenya kugira ngo yitegure neza hakiri kare, anite ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite hakiri kare. Nk'uko twabibonye mu kiganiro giheruka, gutwita bitangira igihe intangangore yahuye n'intangangabo hakabaho fecondation, urusoro rukiyomeka mu mura w'umugore, maze umubiri ugatangira gukora impinduka zitandukanye mu misemburo. Ibi bigatuma habaho impinduka z'umubiri n'iz'amarangamutima, ibimenyetso bimwe bigatangira kuboneka hakiri kare. Hari igihe umubiri w'umuntu uvugana nawe ubwe gusa mbere y'uko undi muntu wese abimenya. Ibi niko bigendekera umugore utwite rero, kuko yumva impinduka zidasanzwe imbere muri we iyo yasamye, undi muntu wese atabona cyangwa ngo yumve. Hari igihe noneho uretse no kuziyumva nk'imbere mu mubiri, zitangira kwigaragaza buhoro buhoro, rimwe na rimwe akaba yakwibaza ati ariko ni ibiki biri kubera mu mubiri wanjye? Ibi ni byo tugiye kurebera hamwe none, kugira ngo uve mu rujijo no gushidikanya, wibaza uti kuki mbyuka ndembye ariko uko amasaha agenda azamuka hagera ku manywa nkaba muzima, kandi nanone bwakwira nkarwara kandi nta malariya ndwaye? Turaza no kurebera hamwe icyo wakora mu gihe ibyo wita ko bidasanzwe bikomeje kwiyongera mu mubiri wawe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Miriam. Naho mu kanya. Nyuma y'icyumweru cya mbere haramaze kubaho guhura kw'intangangabo n'intangangore, umubiri utangira kugaragaza impinduka zinyuranye, kandi hari ibimenyetso ushobora gutangira kugira hakiri kare, ari byo twise ibimenyetso bya mbere by'inda. Ikimenyetso gisanzwe kizwi na benshi cyane kigaragaza ko umugore cyangwa umukobwa yasamye ni ukubura imihango. Niba imihango yawe idasanzwe ihindagurika cyangwa ngo wirenze, bishobora kuba ikimenyetso koko cy'uko utwite. Ariko nanone kubura imihango bishobora guterwa n'ibindi bintu nka stress, guhindura imirire, imiti wanyoye se. Niyo mpamvu kwipimisha hakiri kare ngo umenye impinduka ufite mu mubiri kiri kuzitera ari ingenzi cyane. Mu buryo busanzwe rero, imihango iba igomba kuza buri minsi 21 kugeza ku minsi 35 bitewe n'umubiri w'umugore cyangwa se umukobwa. Iyo itinze iminsi irenze 5 kugeza ku minsi 7 ku mugore cyangwa se umukobwa usanzwe yijyamo ku gihe, ashobora gukeka ko yasamye kandi koko bamupima ugasanga niko kuri. Impamvu iyo mihango ihagarara rero ni uko nyuma yo guhura kw'intanga zombi, umubiri usohora imisemburo nka hormone chorionique gonadotrophine ndetse n'umusemburo wa progesterone, nayo igahita ihagarika gusohoka kw'amaraso ari nayo mihango. Maze nyababyeyi igatangira kwakira umwana no kumurera, ahaturukaga imihango hagakorerwa igikorwa cyo kurera umwana ugiye gukurira mu nda amezi 9. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira iseseme no kuruka. Abagore benshi batangira kumva iseseme cyangwa bakaruka rimwe na rimwe mu byumweru bya mbere. Ibi biterwa n'impinduka mu misemburo y'umubiri igihe igi ryamaze kuremwa. Ntabwo umugore wese abirwara kimwe n'undi, hari abagira iseseme n'abatayigira kandi ntibanaruke. Iyo usobanukiwe hakiri kare ko iseseme ufite iterwa no gutwita rero, bigufasha gufata amafunguro mato kenshi kandi mu buryo buhoraho kugira ngo bikugabanyirize iseseme. Kugira iseseme no kuruka akenshi bibaho mu mezi 3 ya mbere y'inda, bikaba bitangira hagati y'icyumweru cya 4 n'icyumweru cya 6 cyo gutwita. Bishobora kugabanuka nyuma y'ukwezi kwa 3 cyangwa se ukwezi kwa 4. Impamvu zitera iseseme no kuruka ni izamuka ry'imisemburo nka estrogene ndetse na hormone gonadotrophine chorionique mu ntangiriro z'inda. Umubiri utangira kwakira izo mpinduka, bikawusaba gusa n'uhangana
maze isesemi cyangwa kuruka bikazamuka. Iyi sesemi no kuruka rero bikunda kubaho cyane cyane mu gitondo umugore cyangwa se umukobwa akibyuka. Gusa hari n'igihe isesemi ibaho amasaha yose agize umunsi atari mu gitondo gusa. Hari igihe kandi isesemi no kuruka bishobora kwiyongera cyane, ntibibe bikiri ikimenyetso cyo gutwita gusa, ahubwo bikitwa indwara yitwa isesemi no kuruka bikabije ku mugore utwite, ku buryo byamutera indwara y'umwuma no gutakaza ibiro cyane. Iyo byagenze gutya ku mudamu cyangwa se umukobwa rero, aba agomba gukurikiranwa ari kwa muganga kugira ngo bamufashe adakomeza gutakaza amazi, we n'umwana atwite bakaza kugerwaho n'ingaruka zikomeye. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuribwa amabere no kwiyongera ku bunini bwayo. Mu byumweru bya mbere amabere ashobora kubabaza cyane cyangwa se akaba manini kurusha uko asanzwe. Ibi nabyo ni ibisanzwe mu gutwita kuko umubiri w'umugore uba utangiye gutegura ubuzima bw'umwana. Kuribwa amabere bishobora kuza rimwe na rimwe cyangwa se bikaza buri munsi, ariko burya biba ari ibisanzwe mu ntangiriro z'inda ku mugore wese cyangwa se umukobwa. Iyo umugore yasamye, umubiri utangira gukora imisemburo myinshi, cyane cyane prolactine, progesterone ndetse n'umusemburo wa estrogene. Iyo misemburo rero ituma amabere atangira kwitegura konsa, n'amaraso mu mabere akiyongera, bigatuma imiyoboro y'amashereka itangira kwaguka, bityo amabere akaba manini gusumba mbere uko yari asanzwe, kandi akaremera, akaba yanakubabaza mu gihe uyakozeho. Akenshi ibi bitangira mu byumweru 2 kugeza mu byumweru 4 bya mbere nyuma ya fecondation. Iki nacyo kikaba kimwe mu bimenyetso biza mbere y'uko inda igaragara. Hari abagore baribwa amabere neza bimeze nk'uburibwe bagira mbere y'uko bagiye kujya mu mihango, n'ubundi bakaba bagira ngo ni cya kimenyetso kibereka y'uko bagiye kujya mu mihango, ariko imihango ntize. Gusa ubwo bubabare bushobora kuba bukomeye kurushaho gusumba bwa bundi bw'ibimenyetso by'imihango. Ikimenyetso cya 4 ni ukugira umunaniro udasanzwe. Umugore utwite ashobora kumva afite umunaniro atarasanganwe nubwo yaba ntacyo yakoze. Ntabwo ari ubunebwe umugore aba afite, bishobora kandi no guterwa n'uko umubiri ukoresha ingufu nyinshi mu gutegurira inda uko igomba kubaho. Iki gihe haba hageze ko umugore agomba kwita ku kuruhuka, akagira n'imirire myiza nk'umugore utwite. Uyu munaniro kandi uterwa no kwiyongera kw'amaraso menshi mu mubiri azagaburira umwana kuko bisaba imbaraga nyinshi, kandi umubiri uba uri gukora mu ibanga nubwo inda iba itaragaragara. Gusa umunaniro wose ku mugore ntuterwa no gutwita, ushobora no guterwa no kubura amaraso, kubura ibitotsi, stress cyangwa guhungabana, ndetse n'indwara zimwe na zimwe. Ikimenyetso cya 5 ni impinduka mu marangamutima. Iki kimenyetso kiri mu by'umugore yumva mbere, usanga ashobora kuba yishimye kudasanzwe, hashira undi mwanya kumva yarira cyangwa se kumva ababaye, agatangira kurakara vuba na vuba cyangwa se kurira bitunguranye. Hari n'igihe usanga ashobora kuba ahangayitse nta mpamvu cyangwa se akagira ubwoba, hakaba n'ubwo yakumva adashaka kwegerana n'abantu, ashaka kuguma wenyine cyangwa se kwigunga. Ibi biba biterwa n'imisemburo nka estrogene ndetse na progesterone iba yiyongereye cyane. Iyi misemburo rero isanzwe igira uruhare runini mu mikorere y'ubwonko, ikaba ariyo mpamvu amarangamutima y'umugore cyangwa se umukobwa watwite ahindagurika cyane. Ibi byose ni ibisanzwe ku mugore cyangwa se umukobwa wasamye, ntibikagutungure mu gihe cyose waba ubibonye. Reka noneho tugerageze gutandukanya ukuri n'ibihuha. Hari nk'ibinyoma bikunda kuvugwa ku bantu batwite mu ntangiriro z'inda, ngo umugore iyo atwite ahita atangira guhurwa cyangwa se agatangira kurarikira. Si ukuri buri gihe kuri bose, kuko ibi bivana n'umuntu ndetse n'undi. Yego nibyo bibaho kubera impinduka z'imisemburo, ariko ntibitangaje kubona umugore cyangwa se umukobwa yarinda abyara nta kurarikira cyangwa guhurwa yagize. Uretse n'ibyo, ugasanga nta n'ikimenyetso na kimwe yagize cyo gutwita. Ibyo nabyo si uburwayi, kuko bibaho cyane kuri benshi. Wowe se nturumva umuntu avuga
ngo reka inda yanjye yagaragaye ngiye kubyara, nyine ngo nabimenye negereje kubyara, ngo nibwo abantu bayibonye, ngo nabwo nagiye kwipimisha. Mu by'ukuri urumva uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa ntabwo inda ibyo byose bavuga biba byarigeze bimubaho ku buryo byagutera ubwoba bwo gutwita, cyangwa se wanatwita ukagira ubwoba uvuga ngo ye baba we ngo nanjye nzahangayika njye ndarikira akangaka na kariya. Oya, ntabwo ari ikibazo kuko si ihame yuko biba kuri bose. Hari n'abavuga ngo isesemi nicyo kimenyetso nyamukuru kikwereka ko utwite, ariko nabyo ni ibihuha kuko hari n'isesemi ituruka ku nzoka, cyangwa se ugasanga irari no guhurwa nabyo biraterwa n'inzoka. Ni byiza kwisuzumisha kwa muganga bakaguha umucyo kuri byo rero hakiri kare, bitazaba ariko kuri ko ugasanga uratwite, cyangwa se bikaba biterwa n'inzoka cyangwa ubundi burwayi ukabyitiranya mo hagati aho ngaho, bigatuma utinda kunywa imiti cyangwa se kwitabwaho mu buryo bwari bukwiye buri appropriate n'icyo kintu neza kiri gutera ibyo ngibyo mu mubiri wawe. Ingingo yo kwitabwaho ni ukwipimisha hakiri kare, kuko ibimenyetso byose tuvuganye ni ibimenyetso bya rusange. Kumenya neza ko utwite bisaba gukora test de grossesse cyangwa se gusura muganga wizewe akakwipimira. Ibi nibyo byatuma ubuzima bwawe n'ubw'umwana bukurikiranwa neza kuva mu ntangiriro y'inda kugeza ku gihe nyacyo cyo kubyara. Dore uko wakwitwara niba umubiri utangiye kugaragaza ibimenyetso bitandukanye. Imenyereze kunywa amazi ahagije, tangira kurya indyo yuzuye, imenyereze kuruhuka bihagije, kandi utangire gahunda yo kwipimisha no kugisha inama muganga. Nk'uko twabibonye, ibimenyetso bya mbere by'inda bitangira buhoro buhoro kandi bishobora gutandukana ku muntu umwe n'uwundi. Kumva neza umubiri wawe no kwiyitaho ni intambwe ya mbere ikomeye mu rugendo rwo gutwita. Niba ubonye bimwe muri ibi bimenyetso, ntugire ubwoba kandi ntufate umwanzuro wihuse. Fata umwanya wo kwipimisha, kandi niba bishoboka egera muganga cyangwa umujyanama w'ubuzima kugira ngo ugire amakuru yizewe kandi akuyobore neza birenze ibyo wowe utekereza. Kwiyitaho si ukwikunda, ahubwo ni ugushyira imbere ubuzima bwawe n'ubw'umwana uri kuremerwa mu nda yawe. Ngaho tangira wiyiteho rero. Mu gice gikurikira tuzaganira ku byitonderwa mu byumweru bya mbere by'inda. Ese ibi byitonderwa ni ibiki? Nibyo tuzasesengura, ntuzacikwe. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora, maze ufungure akazogera kugira ngo tujye tubana no mu biganiro bikurikiyeho. Wibuke gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira muri comment. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.